ubu turi ku musozo w'amateka y'iyi si, aho Kristo na Satani bahanganye bapfa umuntu. Ese iyo ntambara waba uyizi? Mbese wowe uhagaze mu ruhe ruhande? Iyo niyo bita intambara ikomeye. None se ko muri Matayo 5:9 hatubwira ko hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana, wowe uhagaze mu ruhe ruhande? Ugomba kugira uruhande uhereramo kugira ngo ukiranure Satani na Kristo. Reka nkubwize ukuri, uraramuka utihana, ntiwakira imbabazi z'Imana ngo wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, nukuri uzaba uhagaze mu ruhande rwa Satani kandi uzakoresha imbaraga zawe zose urwanya abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo uko wabigenza kose, uko wasenga kose, nubwo wamara igihe kingana n'ukwezi wiyiriza ubusa utarya, nubwo wafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi, ugafasha abantu bose bo ku isi mu buryo bw'uko uri umugwaneza, ariko ukaba uzi neza yuko utigeze ugirana isano na Kristo, ukaba uzi neza yuko uko wavutse ari kukiri, ukaba uzi neza yuko utigeze wemera ko uri umunyabyaha ngo uce bugufi munsi y'umusaraba maze Kristo akubabarire. Umva, ibyo urimo byose uraruhira ubusa, nushaka ubyihorere, kuko uzapfa rumwe n'urw'umunyabyaha wa wundi wiyemeje gukorera Satani yivuye inyuma. Mwese muzarimbuka, ariko haracyari ibyiringiro. Nimba wumvise aya magambo akagukora ku mutima, haracyari amahirwe kuri wowe. Fata umwanya witekerezeho, uvuga uti ariko ubundi koko Yesu Kristo yazize iki? Intambara mpora numva ngo iri hagati ya Kristo na Satani barapfa iki? Kristo arashaka ko wihana ukizera igitambo cye kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iryo sezerano rirahari. Ugomba kwiyandikisha ku rutonde rw'ingabo zizaba ziri ku ruhande rwa Yesu Kristo binyuze mu kwihana no kubabarirwa ibyaha, kubera yuko imbere ahangaha hazaca uwitoje kubana na Yesu buri munsi kugira ngo amubere ingabo imukingira. Uwiteka akugirire neza. Amen.